Nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, turabasuhuje, tubahaye ikaze kandi ku murongo wacu wa YouTube Yves+, turabashimira cyane ko mwemeye kwifatanya natwe muri iri sengesho, tubinginga rero kugira ngo niba ibyo dukora bibanyuze mukande kuri like ndetse ntimwibagirwe no gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu isengesho rya mu gitondo. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuko wandinze kuva mu bwana bwanjye kugeza na n'uyu munsi, nubwo ntagukiranutse uko bikwiriye, warabyirengagije uhabwa icyubahiro. Mana yanjye, Umukiza wanjye, ndagushimira ko wankunze ntakwiriye, ukampa Yesu Kristo ngo anyejeshe amaraso ye yamenetse kubera ibyaha byanjye, bityo nkaba ubu mbasha guhagarara imbere yawe ntatsinzwe n'urubanza. Mana Data, ndagushimira ko bivuye gusa ku kwizera Yesu Kristo nahawe ubugingo buhoraho, ndetse singitegerezanije ubwoba umunsi w'imperuka, kuko natsindishirijwe nawe kandi muri we niho naherewe imigisha yose. Uwiteka Mwami, ndagusabye ngo mbohoreho imigozi yose ya Satani, imboshyi ituma ntatera imbere, imigozi ituma ntahirwa, imigozi ituma ntatunga amafaranga, imigozi ituma ntakundwa, imyaku yose iterwa n'abarozi. Data, nkuraho imyaku yose ituruka mu bisekuru byanjye. Mana, ibindwanya byose ubirimbure ubihereye mu mizi, ndetse unshoboze gutsinda ibigeragezo byose Satani antega buri munsi. Ahari ugutsindwa haboneka intsinzi, ahari icyangiro haboneka igikundiro, ahari ugusubira inyuma haboneke gutera imbere, ahari ubukene haza ubutunzi. Mwami wanjye, ni wowe mpungiyeho aka kanya, kuko ari wowe ubasha kundinda ibyago byose n'amakuba. Ijambo ryawe ribivuga neza mu gitabo cy'Imigani, ibice 18 umurongo wa 10 riti: izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Mana, izina ryawe ni umunara muremure umuntu umukiranutsi ahungiramo agakomera. Uyu munsi nanjye ndaje ngo mpungire kuri wowe kugira ngo nkomezwe nawe. None Data, ufunge inzira zose Satani yantegeragamo, n'abadayimoni n'abantu bose akoresha ngo ambuze amahoro. Ahubwo wohereza abamarayika kundinda, n'umuryango wanjye, n'abana banjye, n'umutungo wanjye wose. Nyagasani, ugarure ibyanjye byose Satani yanyaze byikubye inshuro nyinshi. Umpe guhirwa mu majya n'amaza, umugisha wose nahawe ubwo wabwiraga Aburahamu ko amahanga yose azaherwa umugisha muri we, ube mu byanjye byose.
imishinga yanjye yose yadindiye kubera Satani irushaho kujya mbere. Abana banjye bahirwe aho bari hose n'aho bazagera hose, nk'uko wahaye Yakobo umugisha aho yajyaga hose. Mana Data, ijambo ryawe riravuga mu gitabo cy'Imigani ibice 21 umurongo wa 20 riti: mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo, ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho. Mwami, kuko mu rugo rw'umukiranutsi harimo ubutunzi bw'igiciro cyinshi, uyu munsi unyemerere nanjye unsukeho umugisha wose mu byo nkora byose n'aho njya hose. Data, ufungure imiryango yose y'umugisha kugira ngo ndusheho kubaho neza nk'igikomangoma mu bwami bwa Se. Data, undinde iteka kugeza ku iherezo ry'ibihe byose. Amen. Inshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, turabashimiye kubwo gufatanya natwe iri sengesho. Tubifurije kugira umunsi mwiza. Imana ibarinde n'abanyu ndetse n'ibyanyu byose. Aho mwerekera hose, Imana ibafungurira imiryango y'umugisha. Uyu munsi umunsi w'umunezero kuri mwebwe mudukurikiye n'ababakomokaho bose. Ciao ciao.